Nanone nshuti zacu bakunzi ba Superstar TV show mwiriweho, noneho mbagezeho uko ingendo zakorwaga n'igihe imodoka ya mbere yagereye mu Rwanda. Ntabwo ibijyanye no kugenda abanyarwanda batangiye kubikora ari uko babonye imodoka, kubera ko kuva kera bagendaga kandi bakagenda ingendo ndende z'amaguru bajya mu bihugu birukikije, cyane cyane muri Uganda. Icyo gihe ababaga bagiye nko muri Uganda baturutse ku Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, bavugaga ko bagiye gutembera gupagasa, aho bakoreshaga iminsi iri hagati y'itatu n'ine bakambuka umupaka. Icyo gihe ngo uwagiye yabagayo nk'igihe cy'amezi 6 akazabona gutaha, agatahana akaradiyo, isitimu, uwabaga yarasize umugore akamuzanira umwenda witwaga budingi. Kujya gupagasa muri Uganda byarakomeje kugera mu myaka y'1971 ubwo Idi Amin yari afashe ubutegetsi. Ifaranga ryaho rigata agaciro, bituma abajyaga gupagasa by'umwihariko abaturuka kuri Gikongoro batangira kubikorera imbere mu gihugu, nko mu Mayaga, Bugesera, mu Gisaka, muri Ngoma y'ubu ngubu ndetse no mu Mutara. Abajyaga i Kigali bakurikiraga insinga z'amashanyarazi, zikaba arizo zibayobora kugera bageze muri Kigali. Imodoka ya mbere yageze ku butaka bw'u Rwanda hagati y'umwaka w'1920 kugeza 1922, mu gihe izitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zatangiye ku bw'abakoloni, nubwo zari nkeya, kubera ko iza mbere zari iz'umuzungu witwaga Gayari, ziranamwitirirwa kuko zitwaga imodoka za Gayari, zari zifite ubushobozi bwo gutwara abantu nka 20. Imodoka ya Gayari yakoraga mu muhanda Kigali Butare Cyangugu, zikambuka Bukavu ndetse zikagera n'i Bujumbura. Nyuma u Rwanda rumaze kubona ubwigenge, hatangiye sosiyete yitwaga RTP, Régie de Transport Public. Yari ifite bisi, aho imwe yatwaraga abantu bari hagati ya 60 na 80, zikora kugera mu mwaka w'1978. Habaho Onatracom, Office Nationale de Transport en Commun. Hari abavuga ko ibijyanye n'ibikorwa remezo byari ikibazo, kubera ko ahantu hari kaburimbo ari ku muhanda uturuka i Kanombe kugera mu mujyi, kandi ngo n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ntabwo zigonderwaga na buri wese, kubera ko abenshi bagendaga mu zitwara imyaka kuko ariho bishyuraga make. Senateri Havugimana yavuze ko mu 1971 arangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, yavuye aho bari batuye muri Perefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, akajya gusura abavandimwe babaga i Rukumberi, ubu ni mu karere ka Ngoma, ariko ngo ntibyari byoroshye. Ati twavuye iwacu n'amaguru kugera i Nyanza, dufata imodoka kuva i Nyanza kugera i Kigali, twagiye muri Toyota Dina za kera, zimwe abantu bicaraga barebana muhuza amavi, twishyura amafaranga 150. Ngeze i Kigali niho nafashe indi yagombaga kungeza Izaza rero twagendaga ku wa gatandatu gusa, yari bisi ya RTP, tukayiha amafaranga 120. Ikindi kandi ngo abantu bose ntabwo bagendaga mu modoka zitwara abagenzi kubera ikibazo cy'amikoro, nk'uko Ono Havugimana akomeza abisobanura. Ati abantu benshi bagendaga mu makamoneti za Toyota zitatu, bagashyiramo amasaka cyangwa ibishyimbo hasi, ahasigaye mwebwe mukajya muri Apollo
niko twabyitaga, ni ukuvuga kugenda hejuru mukagenda mufashe ibyuma, abagore n'abana n'abandi bafite ubwoba bakagenda bicaye ku mifuka hejuru. Kigali Butare watangaga amafaranga 150, uwaje muri taxi agatanga 150. Byarakomeje kugera mu 1995 abantu bakigenda muri za kamyoneti, ariko ngo mbere y'izo kamyoneti habanje imodoka zitwaga Rubaho, aho abantu bajyagamo bakicaranamo bakagenda batareba aho bajya kubera ko batarebaga hanze. Ni ikamyo zakoraga cyane Butare, Cyangugu n'ahandi. Icyo gihe ngo hari uburyo butatu bw'uko umuntu yashoboraga kugenda bitewe n'amikoro ya buri umwe, aho yashoboraga gutega imodoka za Rubaho, kamyoneti cyangwa taxi, ndetse n'abasore bigabanya bakagenda n'amaguru. Ku bijyanye n'imihanda, hari kaburimbo imwe yavaga i Kanombe ikagera mu mujyi, yareshyaga n'ibirometero 11 gusa, yakomezaga ikanyura ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ikagera Kigali. Ahandi hose hari imihanda y'ibitaka kugera nyuma ya 1973 kugeza 1945 niyo imihanda yo hirya no hino mu gihugu yatangiye kugenda ikorwa igashyirwamo kaburimbo. Imodoka zatwaraga abagenzi mbere zaparikaga muri rompuwe yo mu mujyi, kuko gare yabaga mu mujyi yahaje mu myaka 1980. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ingendo zarakomeje kubera ko uretse bisi za Onatracom hanakoraga taxi mini bisi zitwara abagenzi 18, nubwo kuri icyo gihe abashobokaga bose bazigendagamo, bitewe n'uko byabaga bigoranye kuzabona umugenzi wasigaye ku nzira. Mu myaka ya 1995 n'1998, itike ijya mu ntara icyo gihe byari perefegitura uvuye mu mujyi wa Kigali. Nubwo imodoka zitari nyinshi, ariko ntabwo igiciro cyari hejuru cyane ugereranyije no muri iyi minsi. Dufashe urugendo nko mu ntara y'Amajyepfo, kuva Kigali ujya i Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga, byari amafaranga y'u Rwanda 500, kugera mu Ruhango bikaba 600, Nyanza bikaba 700, mu gihe i Butare ubu ni mu karere ka Huye byari hagati y'amafaranga 800 n'igihumbi, bitewe n'uko hari igihe wategaga ishoye ikakujyanira make ugereranyije n'irimo guparikarika ku murongo. Urugendo rwa Kigali Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi, naho yari amafaranga 500, Kigali Rwamagana byari 500, kugera i Kayonza uvuye i Kigali watangaga 600, wagera i Kibungo ubu ni mu karere ka Ngoma ntibyarengaga 1000. Kigali Nyamata icyo gihe umuhanda wari igitaka, umuntu yatangaga amafaranga 300, kugera mu mwaka wa 2000. Kigali Nyamata icyo gihe umuhanda wari igitaka, umuntu yatangaga amafaranga 300, kugera mu mwaka wa 2000. Abavaga i Kigali bajya mu Ruhengeri ubu ni mu karere ka Musanze bategeshaga amafaranga 700, mu gihe abajyaga i Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu bategeshaga amafaranga ari hagati ya 900 n'igihumbi, mu gihe Ruhengeri Gisenyi byari 450. Umwe mu bakunze gukora ingendo muri icyo gihe na mbere yaho yaba muri za bisi na Onatracom ndetse na taxi mini bisi ajya mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu ndetse na Kibuye, avuye i Kigali ubu ni mu turere twa Rusizi na Karongi. Avuga ko by'umwihariko muri bisi za Onatracom nta mubare uzwi w'abantu bagombaga kuyigendamo. Yagize ati nayigendeyemo ndetse kenshi ngiye Cyangugu na Kibuye hakajyamo abantu barimo kurya za voka n'imigati, maze imodoka yakata ikorosi kabiri bagatangira kukurukaho.
Abaturage buriya ntabwo bashoboraga gukora urugendo batariye kandi bazi neza ko bari buruke. Inyuma harimo ihene n'inkoko, nta mubare w'abantu wabagaho, barapakiraga kugera igihe bisi yuzuriye. Icyo gihe mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hagaragaraga umukomvayeri wari ushinzwe kugenda yishyuza ndetse no kongeramo abagenzi igihe hari umwanya abona bashobora kwicara cyangwa guhagararamo. Kuri ubu byarahindutse kuko uretse kuba nta bisi Onatracom mushobora kubona mu muhanda, nta na taxi mini bisi zisigaye ni mbarwa, ndetse nta na komvayeri ukibaho. Ngayo nguko uko kera abantu bashoboraga kuba bakora ingendo. Urumva ko byatangiye bagenda n'amaguru, nyuma hakaza kuzaho amakamyo, hakaza no kuzaho bisi za Onatracom ndetse na za mini bisi. Ntabwo byari byoroshye. Inshuti bakunzi bacu, reka dusoreze hano ikiganiro, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.